Namakuru akomeje kuvugisha abatari bake hano ku mbuga nkoranyambaga ndetse na bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano kuri murandasi bitangiye kugaruka kuri iyi nkuru y'umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda bita The Ben, ariko nabwo hakazamo umugore we bita Pamela bitewe nibi kugaragara mu mashusho agiye asakara hano ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nanjye birantunguye ndavuga nti ese ibi bintu bishoboka bite? Murabizi uburyo uyu muryango wakunze kuvugwaho ibintu byinshi bitari byiza, bakavuga bati ese no kubera iki umuryango ufite umwana, umuryango umaze gushinga kuriya ukunda kujya mu bintu bitari byiza, ugasanga umuryango nyine bari kugenda bavuga ngo Pamela yari kumwe n'umusore mu kabari, ndetse bakavuga ngo The Ben yakurishanga, bakavuga n'ibindi bintu byinshi bitari byiza bishobora gutuma ibintu byose nyine bigaragara ko umuryango wabo ari umuryango nyine wigeze w'abastari, ariko nyine bakaba nyine batita ku rugo ku buryo bukwiriye. Ariko amashusho asohotseyo ndagira ngo nyakwereke maze mukanya nze nkubwire ibyayo, ariko uri buze kumirwa bitewe n'ibyo n'uburyo agaragara, uburyo The Ben bimeze, uburyo yafataga umukobwa ukibaza se uyu muntu afite umugore, afite umwana, bikagucanga nawe ukavuga ati se ibi bintu ni ibiki? Reka manze nkwereke ayo mashusho maze mukanya nze nkubwire uburyo ibintu byose bimeze n'uburyo abantu bari kugenda bavuga. Nkubwire n'ikindi kintu utazi abantu bakomeje kugaruka ku mbuga nkoranyambaga, ari nabwo nanjye nahise mvuga nti ibi byo ni byiza, birantunguye, ariko ni ibintu byiza, ibintu nyine ngiye gukwereka mukanya nabwo biri buze kugutungura. Banza urebe ayo mashusho maze mukanya ngaruke nkwereke ibindi bintu utazi. Iyi video ikijya hanze abantu benshi bavuze bati gute ariko The Ben, gute The Ben, gute uyu muryango wa The Ben na Pamela, kubera iki buri gihe ari bo bagaragara mu bintu nk'ibi ngibi? Noneho niba uri kwitegereza iyi video neza uri buze kureba uburyo uyu musore yari yisanzuye cyane kuri uyu mukobwa, amukorakora ku rwego rwo hejuru. Aya mashusho rero bamwe mu bantu bakoresha imbuga bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, witwa Dumba, yashize ku rukuta rwe rwa Instagram, arangije aravuga ati uyu ni The Ben, bimeze bite? Ndetse na Disclaimer aravuga ati none ibi byo ni ibiki? Arangije ashyiramo n'akaziki cyangwa se indirimbo ya The Ben. Ibintu nyine byatunguye abantu benshi, ariko hari ukuri abantu benshi batazi, ariko nabwo hari abahise bakumenya, n'abagiye kureba iyi video neza bagiye kukumenya uburyo ibintu byose byagenze hano. Abantu benshi bahise bavuga bati iyi ni AI, bati ibi ni ibiki, uyu ntabwo yaba The Ben. Abandi bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko kuri ngiye kukubwira hano kuri buze kugutungura, kuri buze guhindura buri kimwe. Murabizi ko umuhanzi bita The Ben mu minsi yashize yakoze agashya hariya muri Uganda. Yagiye muri Uganda, ibyananiye Bruce Melody we yarabikoze, kubera ko we yakoze igitaramo kidasanzwe kuri Saint Valentin, igitaramo abantu benshi bishimiye bakavuga bati The Ben rwose muri Uganda akubye Bruce Melody, kubera ko Bruce Melody we abo yataramiye ni abantu mbarwa, bari abantu bake, ubona ko atari ibintu birenze ibya The Ben. Ibyo ngibyo rero nibwo abantu bahise bavuga bati bakibona iyi video bahise bavuga bati aya ni amashusho rwose yo muri Uganda, ibi bintu nta handi byabera usibye muri Uganda. Ariko abantu bakavuga bati se ko yari yajyanye na Pamela, ku The Ben yari yajyanye na Pamela muri Uganda, ndetse bakongera bakavuga bati yari yajyanye Pamela akajyana n'umwana, gute iyi video yari gufatwa? Rero ni gute byari kugenda gutya kugeraho bigaragara ko ari gukorakora umukobwa w'abandi kuri uru rwego, bigera naho umukobwa sinzi nimwe mwabirebye neza, umukobwa ahita yisimbiza ati uri mu biki wowe, bimeze bite? Yabonye yamaze gukabya. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo The Ben ni umuntu udakunda kwigarura, byaramunaniye, yegeze ku gitsina gore rwose, haba umuntu nyine ucitse intege cyane. Ibyo bivuga bagendeye ku buryo yakuriraga ishanga hari Musanze, n'ibindi byinshi abantu bagenda bavuga, bakavuga bati uyu mugabo nawe ushobora gusanga ku gitsina gore rwose biba bitoroshye. Dore na video, hari video yigeze gusohoka nabwo kera agikundana agiteretana na Pamela, ubwo yari kumwe na nuriya
isimbi modo ndetse ubona ko bishimanye maze The Ben yahakabizo uri isimbi modo maze Pamela nabwo ishyari rikamwica. Ariko rero reka nguhereze ukuri ndeke kugutindira ngo ukuri kw'iyi video. Uyu nguyu ubona rero bitiriye The Ben, abantu benshi bakomeje kuvuga bati uyu ni The Ben. Mwabantu mwe uyu muntu ntabwo ari The Ben, nkuko wowe ushobora kubibona ukabona abantu barasa ukavuga uti rwose uyu ni Ben uko byagenda kose, ariko uyu muntu ntabwo ari The Ben. Ukibaza ngo ninde rero? Abantu benshi bakibibona bavuze bati The Ben uyu ni The Ben, kandi nawe ukimubona rwose ushobora guhita uvuga uti uko byagenda kose uyu ni The Ben. Ariko ukuri ko kwamaze kujya hanze, nubwo Muzafaru abo badumba bari bamaze kubyemeza kandi ubona ko wagira ngo nibyo, ariko abantu bavuze ukuri k'uyu musore uwo ari we nyuma y'uko abantu bavuga bati uyu ni The Ben. Uyu musore rero ni umusore wo muri Nigeria, ni umusore wo muri Nigeria bita Michael Dapper. Akaba ari umukinnyi wa filime wo muri Nigeria. Ikintu rero abantu bari kwitiranya ni uburyo abantu bamwitiranyaga na The Ben, kubera urebye ukuntu ameze n'uburyo wenda The Ben ateye, ubirebye nyine wavuga uti uyu muntu ni The Ben. Kandi ikindi uyu musore yari yihishe, ubona ko atari kugaragara mu maso neza, nyine na size wabonaga ko ari The Ben, ariko mu by'ukuri uyu nguyu ntabwo ari The Ben. Uyu nguyu ntabwo ari The Ben. Niba uri umufana wa The Ben rwose iturize, uyu nguyu bamwita Michael Dapper, ni umukinnyi wa filime wo muri Nigeria. Ikindi kandi abantu bahise babivumbura bamwe na bamwe muri comment, nubwo bamwe bavugaga bati uri sure ko kubona Michael Dapper, baravuga bati ibyo bintu uvuga ntabyo uzi, uyu nguyu ni The Ben. Kandi umunyamakuru bita Chatad Magic yabivuze muri comment kwa Dumba, birangije abantu baravuga bati ibyo ngibyo urabeshya rwose, uyu ni The Ben. Nkibaza nise ubu koko nawe utegereze neza iyi video undebere umbwire, maze umbwire ati uyu muntu ni The Ben. Ariko ngiye namaze kubona ko atari The Ben, ni Michael Dapper wahariya muri Nigeria. Ariko ni ibintu nabwo byakomeje kuvugisha abatari bake bavuga bati iyo biramuka ari The Ben byari kuba ari ishyano rigwiriye igihugu cy'u Rwanda, bitewe nuko uyu muhanzi yagaragaye mu bintu byinshi bitari byiza nk'ibi ngibi. Bumvaga ko byarangiye rwose. N'ejo bundi murabizi byabaye kuri Pamela. Ibyo nabyo byose byari bigiye kwiteranya, bakavuga bati uyu muryango ushobora no kuzasenyuka mu buryo abantu batazi mu bintu by'imikino. Ariko mu by'ukuri tumaze kubona ko uyu nguyu ari we bita Michael Dapper. Nakubwira iki reka nkubwire ngo rero amakuru nk'aya ngaya nta handi uyasanga hano kuri Mega TV Rwanda. Ariko gato yari gamaze nkwibutse ko mu kwezi kwa karindwi cyangwa se ndakeka ari mu kwezi kwa gatandatu, umuhanzi bita The Ben na Bruce Melody bafite igitaramo kizazenguruka igihugu cy'u Rwanda. Ubwo bizari ibitaramo bya Bruce Melody, ndetse The Ben nyine akazaba ari kumufasha nkuko Bruce Melody yafashije The Ben kuri The New Year Groove ku itariki ya mbere. Murabizi ibyahabereye n'uburyo igitaramo cyari cyiza. Rero icyo nicyo kintu dutegereje abantu bose, nubwo tubona ko aba bahanzi basa naho batuje n'umuhanzi bita The Ben, abantu bakomeza kumuvuga bati The Ben byaranze rwose, dore ko n'indirimbo yakoze yitwa Indabo Zanjye yarabaye nk'usubiza Bruce Melody, yabuze views. Bintu abantu bakomeza kugarukaho, ndetse bakanagaragaza uburyo ki Bruce Melody indirimbo yakoze ari kuvuga kuri The Ben cyangwa se yise Munyakazi, indirimbo imaze kugira miliyoni 900,000. byari ibintu byiza, ni ibintu abantu bakomeza kugarukaho bakavuga bati The Ben ntabwo ahagaze neza. Ariko ndakeka ukuri kose mukubonye muri iyi video. Reka ngushimireho twabanye muri iki kiganiro, nje mwari kumwe n'ingiye biti Imbere uhishura ibyahishwe. Reka mubwire ngo naho ubutaha.